turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera kumonetiza monetization cyangwa se monetization ni uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nta myaka irenga 10 ishize abanyarwanda bamenye gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media. Muri iki gihe kitarenze imyaka 10 abanyarwanda mu Rwanda bazibyaje amahirwe y'akazi bazikoresha mu kwamamaza, kumenyekanisha u Rwanda ndetse n'ibindi namwe muzi, binyuze mu gushyira kuri izi mbuga ibyo abantu bakeneye kureba, kumva ndetse no gusoma. Gusa biratangaje kandi biranababaje uburyo ibi byose babikoze bakazibyaza umusaruro, kandi mu by'ukuri banyuru kuzihanga baragennye ko mu Rwanda izo mbuga zitinjiriza abanyarwanda amafaranga. Ndabisubiramo, mu Rwanda imbuga nka Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify ndetse n'izindi zikoresherezwa mu Rwanda, ariko abanyarwanda ntibemerewe kuzinjirizaho binyuze mu byo bazishyizeho. Kugira ngo winjize kuri YouTube ukorera mu Rwanda bigusaba gutira ubwenegihugu, ukiyita ko uherereye mu bihugu runaka aho abaturage baho bemerewe guhembwa na YouTube. Si kuri YouTube gusa kuko na Facebook, Instagram, Twitter hamwe na TikTok ndetse n'izindi niko bimeze. Imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buri ari amavideo yose abantu bafata bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane, nukuvuga ngo dutira ubwenegihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga murakoze. Ushobora guhita wibaza uti ese bimvuga byamara iki mu gihugu cy'u Rwanda? U Rwanda ni igihugu kidafite umutungo kamere mwinshi nk'amabuye y'agaciro cyangwa peteroli, ariko gifite abaturage. Bisobanuye ko igishoro cya mbere kiri mu Rwanda ari abaturage. U Rwanda kandi ni igihugu gifite urubyiruko rwinshi rukoresha internet, kandi kiri no mu bihugu bifite internet nziza ku isi. Ndetse na politike y'igihugu cy'u Rwanda igamije kubaka iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga, digital transformation. Social media rero zaba igikoresho kimwe mu by'ingenzi byazamura ubukungu binyuze mu ikoranabuhanga n'ikorwa ry'akazi gashingiye ku bumenyi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko gukoresha neza imbuga nkoranyambaga byagira akamaro mu Rwanda, dushingiye ku ngero z'iwacu mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Kora subscribe tubane. Nguhaye ikaze. Mu myaka irenga 10 ishize content creation yahindutse imwe mu nzira nshya zigabanya ubushomeri ku isi. Byaragaragaye ko content creation atari akazi gakorwa n'ibyamamare gusa, abahanzi cyangwa abakinnyi ba filime, ahubwo ni ikintu kiri gufungurira amahirwe urubyiruko n'abantu basanzwe bafite ubumenyi, impano cyangwa inkuru bashaka gusangiza isi. Ndagira ngo wumve aya magambo. Mwabonye umusore witwa Icyo heruka hano? Yes. Uwakubaza ngo akora ikibanza agera mu gihugu ubundi akifotora akazunguruka hano yifotora. Wifuza gutera imbere afite internet, ufite smartphone, ufite uburyo bwo kwifotora, urasa neza, ariko nyine niba ubona ntacyo uri kubikoresha kandi ufite umwanya, ufite ibyo bakerekana, abantu benshi bafite umwanya wo kureba, guscrollinga bakirirwa bareba bata umwanya, ibyo byakakubereye umusaruro. Ni mu ijambo umuhanzi Bruce Melody yavugiye mu nama y'umushyikirano ku nshuro ya 20. Umva aka kantu. Mu Rwanda abanyarwanda bari mu Rwanda kuba bakurikira content zikorwa n'abanyarwanda nta kintu bibinjiriza. Bivuze ngo kuba uri kureba iki kiganiro uherereye mu Rwanda nta kintu bishyira mu mufuka wanjye, ahubwo abanyarwanda bakora content binjirizwa n'ababarebera mu mahanga. Bivuze ngo nta mushoramari n'umwe wamamariza kuri video urebera mu Rwanda. Muri make ureba YouTube nk'umuntu wishyuye premium, ntabwo ubona video zamamaza iyo uri kureba content z'aba YouTuber bo mu Rwanda. Ku rwego rw'isi yose ubukungu buva mu gukora content bwari bufite agaciro karenga miliyari 224 z'amadolari mu mwaka wa 2025, kandi ubu bukungu bukaba bukomeje kwiyongera ku muvuduko mwinshi cyane. Hari abantu barenga miliyoni 207 ku isi yose bakora content creation ku mbuga zitandukanye, bigaragaza ko wabaye isoko nini y'akazi n'ubucuruzi bushya. Ibi byatumye abantu benshi bahindura uburyo babonagamo akazi, aho badategereza imirimo isanzwe ahubwo bagakoresha internet n'imbuga nkoranyambaga bagakora ubucuruzi bwabo. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakora akazi ka content kinyamwuga barazamutse bava ku bantu 200,000 mu 2020 bagera kuri 1,500,000 mu mwaka wa 2024. Bivuze ko bazamutse inshuro zirenga 7.5 mu myaka 4 gusa. Ibi byerekana uburyo content creation ifasha mu guhanga imirimo mishya no kugabanya ubushomeri mu buryo bugaragara. Ku mugabane wa Afurika aho ikibazo cy'ubushomeri bw'urubyiruko kiri hejuru cyane, content creation iri gufatwa nk'inzira nshya mu buzima bw'akazi
akazi. Mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika ubushomeri bw'urubyiruko bugera kuri 30% ndetse hari naho bugera kuri 53%, bigatuma urubyiruko rushaka ubundi buryo bwo kwihangira imirimo. Niyo mpamvu urubyiruko rwinshi rusigaye ruhitamo gukoresha telefone n'imbuga nkoranyambaga nk'isoko y'amafaranga. Hari ingero z'abantu ku giti cyabo zigaragaza neza akamaro ka content creation. Urugero ni Tayo Aina wo muri Nigeria watangiye akora video zigaragaza Afurika nk'ahantu heza. Ze agenda akura muri byo agera ku rwego mpuzamahanga, atangira kubona amafaranga ndetse anafasha abandi kwiga uburyo bwo gukora content. Hari n'abandi nka Murungisabe wo mu Rwanda watangiye akora itangazamakuru ku bitangazamakuru bitandukanye, akaza gushinga umuyoboro wa YouTube, ubu ikaba iri mu zikomeye mu Rwanda. Ubwo twavuga n'abandi nka Lady Blue JD, Nameless Campus ufite Afrimax ndetse n'abandi, kandi bakaba banatanga akazi ku rubyiruko rwinshi. Ibi bigaragaza ko content creation idatanga amafaranga gusa mu kwamamaza, ahubwo kwishobora kubyara indi mirimo nk'ubujyanama. Nubwo hari amahirwe menshi, imibare igaragaza ko atari buri wese ubona amafaranga menshi ako kanya, kuko abagera kuri 60% muri Afurika bakibona amafaranga make ku kwezi. Ariko nanone ibi byerekana ko iki ari ikintu gikeneye amahugurwa, politike nziza n'ishoramari kugira ngo kirusheho kubyara imirimo myinshi. Mu bihugu byateye imbere byatangiye ari akazi gafatwa nk'imyidagaduro gusa, ubu byahindutse ubucuruzi bukomeye. Bikaba byerekana ko n'ahandi bishobora kugenda bibaho uko iterambere rya internet ndetse n'ubumenyi kuri byo bigenda byiyongera. Iyo urebye u Rwanda, hari impamvu nyinshi zatuma content creation ishobora kugabanya ubushomeri cyane. U Rwanda rufite urubyiruko rwinshi rukoresha internet n'imbuga nkoranyambaga. U Rwanda kandi rufite gahunda za leta zishyigikira ikoranabuhanga ndetse rufite umuco n'amateka byihariye bishobora gukurura abareba baturuka ku isi yose. Nk'uko abandi banyafurika bagaragaje imico n'ubuzima bwabo bakabibyaza umusaruro, n'abanyarwanda bashobora gukora content ku bukerarugendo, umuco, ubucuruzi, uburezi cyangwa imyidagaduro, bakabikora mu buryo bubabyarira amafaranga kurushaho kuruta uko byari bisanzwe. Kuko iyo content ihujwe n'ubumenyi bwo kwibyaza amafaranga, ishobora kuvamo akazi ku bantu benshi nk'abakora akazi ko gufata amashusho, gutunganya amajwi, gukora graphic design, marketing n'indi mirimo ijyanye n'ikoranabuhanga. Imibare yo ku isi yose igaragaza ko content creation ari ikintu kiri kwaguka vuba cyane kandi gitanga amahirwe mashya yo kwihangira imirimo. Reka twigarukire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turebe uko igihugu gishobora kubyaza umusaruro social media hashingiye ku ngero zifatika n'ibimenyetso bifatika. Mu Rwanda imibare igaragaza ko social media ziri gukura ku muvuduko mwinshi. Mu mwaka wa 2025 habaruwe nibura abantu barenga 1,300,000 bakoresha social media. Aba bantu bajya kungana na hafi 9% by'abaturage bose batuye igihugu cy'u Rwanda, kandi uyu mubare wariyongere ku kigero cya 12.5 hagati y'umwaka wa 2024 ndetse n'umwaka wa 2025. Ibi byerekana ko nubwo igihugu kidafite umutungo kamere, gifite umutungo w'abantu n'ikoranabuhanga bishobora kubyazwa umusaruro mu rwego rw'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Kugira ngo igihugu kibyaze social media umusaruro, ni ingenzi gusobanukirwa uko zikoreshwa. Mu mpera z'umwaka wa 2025 Facebook yari ifite abantu bayikoreshereza mu Rwanda bagera kuri 1,780,000, kandi benshi bari urubyiruko hagati y'imyaka 18 ndetse n'imyaka 24. Ibi byerekana ko social media ari igikoresho gikomeye cyane ku rubyiruko, kandi urubyiruko ni rwo ruba rufite imbaraga zo guhanga udushya cyangwa se innovation. Facebook ifite abayikoresha bangana na 62% ugereranyije n'izindi mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, igakurikirwa na Instagram ndetse na Twitter. Iyo mibare igaragaza ko hari amahirwe akomeye ku bucuruzi bukoresheje social media. Iyo mibare igaragaza ko hari amahirwe akomeye ku bucuruzi bukoresheje social media advertising, influencer marketing hamwe na e-commerce integration. Kuba abakoresha imbuga nkoranyambaga benshi ari urubyiruko bisobanuye ko igihugu gifite imbaraga nyinshi mu kubaka ubukungu bwubakiye ku ikoranabuhanga, kuko umubare mwinshi w'urwo rubyiruko ari ababa badafite akazi, bityo bakaba bashobora guhanga imirimo mishya ishingiye ku bumenyi n'ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se social media. Hari ibihugu byinshi byateye imbere nta mutungo kamere bifite. Urugero nka Singapore hamwe na Estonia byashingiye iterambere ryabyo ku dushya mu ikoranabuhanga, digital innovation and technology driven economy. Ibi bihugu byashoye imari mu ikoranabuhanga, mu burezi bwa digital ndetse no kubaka imiyoboro ya internet yihuse, high speed connectivity. U Rwanda narwo rushobora gukurikiza uwo murongo. Turimo kugana ku musozo, ndagira ngo ngushimire wowe wabashije gukurikira iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Shimira abakoze subscribe, nanasaba abatarabikora guhita babikora nonaha kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byacu. Ikindi kandi mujye mwibuka gutanga ibitekerezo byanyu muri comment section kugira ngo mutubwire ibyo mwifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu bikurikira. Ndabashimiye cyane.
naho utaha.